Yes, reka tubahe ikaze mwe mudukurikira hano kuri Kigali Live TV. Tubifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse tubashishikariza gukanda subscribe niba utarayikora. Iki nicyo gikiza cyo kwikora kugira ngo ujye ubasha gukurikirana amakuru n'ibiganiro ndetse n'ama updates tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mwabantu mwe, imihanda ikomeje kunyerera nkuko bijya bivugwa. Ibintu byakomeye mwabantu mwe, ibintu byakomeye. Amavideo ari gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga ateye isoni n'ikimwaro ndetse ateye n'ubwoba. Abenshi muri mwe badukurikira maybe ashobora kuba yabagezeho cyangwa se mukaba mwumvishe inkuru y'ibyaya mavideo, mukaba muri kumva hari abari gushyiramo ibikabya nkuru wenda batanayabonye, ariko ngewe wayabonye reka mbihere ubuhamya n'ukuri ku byaya mavideo ya Emelyne. Akenshi cyangwa se yamenyekanye cyane kuri video yigeze kujya ahagaragara, yigeze gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga ari kumwe na The Ben bifotoranya. Ubwo The Ben yari yagiye i Musanze, icyo genda byibuka niba ari akabari, niba ari coffee shop bari bagiye gufungura, ari The Ben bazanye nk'umushyitsi mukuru. Icyo gihe hagaragaye abana b'abakobwa benshi, abenshi bari baturutse i Kigali, abandi ari aba Musanze. Urumva kuko The Ben ari umuhanzi ukomeye cyane, byanze bikunze abenshi bagombaga kujya kumureba. Rero umwe muri bo witwa Emelyne waje kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga yagaragaye rwose ari kwifotozanya na The Ben. The Ben agira atya akurura icyitwa Ishanga. Ubwo ni ka kantu abakobwa bavuga ko ari utuntu twa gisirimu bambara mu nda, ariko icyo gihe abenshi kuri iyo video bateraho amakomenti agiye atandukanye bavuga ati Emelyne ubu ntagiye gukuramo Pamela, Emelyne Wakuruwe, Ishanga na The Ben se. Abenshi nyine bagiye babivugaho mu buryo butandukanye. Ubwo nagira ngo mbabwire Emelyne uburyo kiyinjiye muri iyi mihanda, uburyo yatangiye kumenyekanamo. Hanyuma rero muri icyo gihe Emelyne yakomeje kurikoroza cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho yagiye anakora ama interview agiye atandukanye ku ma YouTube channel menshi cyane, dore ko nyuma yaho iyo video ye ikomeje kugenda isirikira ku mbuga nkoranyambaga, yaje gutumirwa n'umugabo w'umuhanga, umunyamakuru ufite YouTube channel ikomeye hano mu Rwanda witwa Munyengabe Murungisabe. Iyo channel ikaba yitwa Simbi TV, aho Emelyne yari ari gusobanura icyabaye mu by'ukuri kugira ngo The Ben amukurure ririya shanga. Ariko ntago ari byo nshaka kugarukaho mu by'ukuri. Nyuma yaho nanone hagarutse indi video ku mbuga nkoranyambaga nayo yabiciye bigacika, aho yerekanaga uyu mwana w'umukobwa yasinze cyane rwose, ari guhirimanga atabasha kwiyegura. Abantu nabwo baravuga ati ese umwana w'umukobwa nk'uyu koko mu by'ukuri wasindiye mu ruhame akanywa inzoga ku buryo no kwiyegura bibi ikibazo? Ibi bintu koko ni iby'i Rwanda mwabantu mwe? Ibyo nabyo bivaho. Kuri ubu rero nta yindi nkuru iri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga, nta zindi updates. Iyo ugiye wenda muve kuri biriya bya Vestina wakoze ubukwe, wagiye gusezerana imbere y'Imana mu murenge, tube tubyihoreye. Urabona iyi nkuru yo ijita isa nk'iyisibangatanya biriya bintu bya Dorcas na Vestina. Izo nkuru ziri kuvugwa za Vestina wasezeranye rwose hano mu murenge wa Kinyinya, birakomeye cyane mu by'ukuri. Hanyuma rero tugaruke kuri Emelyne hari gusohoka, habanje hasohoka amajwi ari gukorakora umwana w'umukobwa ku myanya y'ibanga, ari kwikorakora rwose agira uburyo ki abigenza, ukumva umwana w'umukobwa ari gutaka, ari no kumwiyaka ukuntu. Bivugwa ko hari n'andi mavideo atarasohoka ngo bari gukorana imibonano mpuzabitsina kandi bombi ari abakobwa. Mu mavideo rero akomeje kugenda arikoroza ku mbuga nkoranyambaga,
twagiye tubona amavideo atangiye gusohoka, ntiwamenya mu by'ukuri uyasohora. Nka kundi uri muri groupe ya WhatsApp ukajya kubona ukabona hari umuntu woherejemo amavideo, ibimesaje biba byinshi ku buryo mu by'ukuri utamenya n'uwayashyizemo. Hari amavideo uyu mwana w'umukobwa bita Emelyne ari kwirongoza icupa rya Heineken. Ibi bintu bikomeje gukorogoshora ubwonko bw'abantu, cyane cyane abari n'abategarugori bari kuvuga ati uyu mukobwa ari kudusebya, mana yanjye, uyu mukobwa ari kudusebya. Kandi koko iyo unabirebye ni ibintu biteye isoni, ni ibintu biteye ikimwaro, aho umwari umwana mwiza nk'uyu nguyu, umukobwa ufite ejo hazaza, umukobwa uteye neza, sinzi wenda niba yarize cyangwa se niba yarize nkaba ntazi amashuri yize, ariko gukora ibintu nk'ibi bigayitse noneho bikarangira bigiye no ku karubanda, ni igikorwa nakita ko ari igikorwa cy'ubugwari. Iyo mwifata video nka ziriya, muri mu bikorwa nka biriya, noneho wikinisha ukoresheje vide, hanyuma hakaza no kugaragara andi mavideo uryamanye n'umugabo, ibi bintu biri too much cyane banyarwandakazi. Ibi bintu biri too much, birakabije, biteye ubwoba. Mwibuke ko video nka ziriya ntago zisaza. Ejo n'ejo bundi turatangira kuzibona ku ma website acuruza video z'urukozasoni. Muribuka amavideo 400 ya Baritazari. Na nubu aracyatrendinga cyane. Na nubu aracyatrendinga cyane. Abantu benshi barayabonye. Baritazari yagiye ku karubanda, byamwiciye isura, byamwiciye izina, bimusenyera famiye, kuko ziriya video zigisohoka hahise hasohoka inkuru y'uko umugore we yahise agwa muri koma, ajyanwa kwa muganga igitaraganya. Ariko noneho abana b'abakobwa bamwe na bamwe bo mu Rwanda bo sinzi ikintu cyabamaze ubwoba mu by'ukuri, ku buryo wifata video uri kwirongoza vide. Ntunatekereze ko wenda rishobora no kukumenekera mu myanya y'ibanga, cyangwa se ryaba ryaracitseho ukuntu byayindi bita vide ry'ingoroje rikaba ryakwangiza mu myanya myibarukiro. Abantu benshi rero bari kugaya Emelyne cyane mu buryo bukomeye, ubwo ariko ndavuga mu babashije kubona aya mavideo, mu by'ukuri bari kumugaya ku buryo bukomeye cyane. Ese wowe aya mavideo yakugezeho? Nuyabona urumirwa. Ese imico nk'iyi ngiyi ku bana b'abakobwa yagakwiye? Abana bagakwiye kugaragaza u Rwanda neza. Abana bafite ubwiza bagakwiye rwose mu by'ukuri gutuma u Rwanda rugira ishema. Ariko bakaba bari muri ibi bintu, bari gukora amavideo nk'aya. Ni igikorwa gisebetse cyane. Ibi bintu rero nkeka ko nabyo byagakwiye kugenda bikurikiranwa na RIB, kubera ko kugenda utangaza amavideo y'urukozasoni nk'aya ngaya ari ibintu bidahesha igihugu agaciro, bidahesha umunyarwandakazi agaciro, cyane ko amavideo nk'aya ngaya ujya kubona ukabona ari kurebwa n'abana batoya. Ni ikibazo gikomeye banyarwandakazi. Ku muntu utarabona izi video sinamwifuriza no kuzibona, nuko yazibona kuko yakumirwa nk'uko nanjye mwumva numiwe. Ariko nanone iyo urebye uburyo izi video baba bazikozemo, baba bafite purpose cyangwa se intego y'uko zigomba kujya ahagaragara zikabonwa, bakubaka izina, bakamenyekana, nubwo baba bahisemo kumenyekana mu buryo butari bwiza. Abenshi babikora ari ukubera n'ubundi ari umwuga w'uburaya basanzwe bakora, bavuga ati video nk'izi nizijya ahagaragara turibonera abagabo, kuko n'ubundi tuba tumeze, kuko ntago wacuruza wacuruza igicuruzwa gihishe mu iduka. Wakundi ufungura iduka ukavuga ati nzajya ncuruza ibi n'ibi,
ntago bishoboka ko wafungura boutique ng'igihora ifunze cyangwa se ibyo ucuruza wabikavarinze ku buryo bitabonwa. Ugasanga rero n'aba bana b'abakobwa bafata amavideo nk'aya ngaya bashaka kwi-exposinga mu bantu, mu bakiriya babo, kugira ngo abagabo bababone bavuga ati uru runyanya rwose rurahiye. Ni ikibazo gikomeye rero. Reka tuze gutegereza wenda ibikomeza kugenda bikurikiraho, twumve wenda icyo Emelyne ashobora kuza kubivugaho, cyane ko ubu ngubu ahari ngira ngo nawe ari muri shock ikomeye. Nanone kubera ko ari amavideo wabonaga ari gufatwa n'undi mukobwa bari baryamanye, ari nawe baje gukorana imibonano, ushobora gusanga ari we wayashyize hanze, wenda Emelyne atabizi, ugasanga nyine nabyo biteye ikibazo gikomeye cyane. Ngayo nguko rero, reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza wowe ukurikira ibiganiro ndetse n'amakuru tubagezaho hano kuri Kigali Live TV. Nshimira bamwe mwese mwamaze gukanda subscribe. Niba utarayikanda, iki nicyo gihe cyiza cyo kuyikanda kugira ngo ujye ubasha kubana natwe mu biganiro tuba twabateguriye.